uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Robes Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 932414. Robes Meadows Villa Apartment ni wajuri igisubizo. Masha rero ubushize twavuze ku bintu byo mu baturanyi bacu i Burundi. Masha atariko rero ibintu byo kuvuga ngo ikibuga cy'indege ati ntago ibyo bintu mbyumva simbyumvisha nta nubwo bishoboka. Yego. Ntago izava ku muntu umwe ngo muyikoreze urusyo ngo niwe uzajya kumanaging ikibuga byananiranye. Niba ari imitambo yacyo cyangwa se tekinike yagiye ipfuye n'ubundi zapfa ntizakugwaho n'umusirikare se uzarara uburinzi. Ngiye nabwira abantu ngo ntitugatuga gatoki urwo rwego tuye tuga systeme y'igihugu ifite gestion y'igihugu na management. Niba yafailinze like M23 FC ivuga mentioning Burundi airport. Yego. Cungene sana. Niba ari suruse muzite ikibazo cy'ihungabana umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Yego. Ari uko dutera ushuma tuzabaho, ari kuba akeyo bagera amana nabo bazakagererwa bizakunda. Cyangwa ubushize nabikubwiye ndabyibutse. Nuko umuntu yagiye i Burundi nkeka ko umuntu nemera ko atagira amaranga mutima mu kwegera hafi. Urumva? Ariko arambwa atakonsizi hari inyuma karahinda. Sandri. Sasa ibundi kibuga cyayicuritse tubona imibereho mibi na buri kimwe cyose kubera umuturage niwe twegereye ko akeneye mbega muri make. Kandi afite icyo afite buri kimwe cyose. Ariko iyo wegereye neza ubona muri leadership y'u Burundi ifite ikibazo. Leadership y'u Burundi zikosore. Ariko uzabareba abarundi u Rwanda rushoye muri Visit Rwanda no muri bare ngo ntabwo tuzakira iyo basket kuko irongo ibirango by'u Rwanda hinjije gusa. Nuko abantu babaho wabishoyemo saho ubwo. Chisekedi zikatangiye gushora mu ntuze mu makipe y'Iburayi. Chisekedi asoma ikarita. Je ntabwo better late than never. Je ntabwo nanga umuntu yakereye gukora ikintu. Ndeba gusa ko icyo kintu atagiciye ngo sinagikora. Ubu Burundi bwo bwagiye bugatekinika bugafata nka nuze nka Chelsea, sibyo? Bukamamara bakamamaza Tanganyika. Bagiye bagita bafata na Elmerek cyangwa se n'ikindi kiba bakayicakira. Bashaka baganafata na Rayon. Urumva? Kijya kuri shera ku ntuze. Bagatera imbere. Sandri, umuntu uzabyuka kubwira amatiko. Uzamwima amatwi. Uza kubwira diri mwakora. Muzajyane nta kintu witayeho. Perezida w'igihugu cyose n'umuntu bukomeye. Ntago yenda gutanga ibisobanuro. Perezida yemera no kugaba igitero ku kindi gihugu. Akazabwira inteko nyuma. Ntago abanza kubwira inteko ngo nzagaba igitero ejo. Aba perezida n'abantu bakomeye. Bareka nkubwire. Tujye dukora amakosa. Niba nararikoze meya kurupa, ajya meya kurupa bikora hano. Meya kurupa. Umuntu w'umuperezida akimara kwitwa perezida ndayishimiye. Cyangwa se abandi bahanga kundusha bavuga icyo bita fast family. Iyo tugenda mu buzima busanzwe. Dusubire kuri perezida. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Masha rero ubushize twavuze ku bintu byo mu baturanyi bacu i Burundi. Masha atariko rero ibintu byo kuvuga ngo ikibuga cy'indege ati ntago ibyo bintu mbyumva simbyumvisha nta nubwo bishoboka. Ariko ngira ngo wabonye ko uwari ukuri ikibuga cy'indege twese cya Bujumbura yirukanwa bibonye. Yego, ariko ngo nukubera ubuse natwita gute bayibyita espionage, ibyita espionage. Tumaze iminsi dutero tuba kuri iki kibuga cy'indege. Bakaba ngo bafashe icyemezo cyo kuhashyira umusirikare hakavaho umusivile kugira ngo
isaha n'isaha aba bahungu b'inepfo bazajya ngo babitekereza bahajya ngo bahangana nyine n'abantu kuko urabizi ko niba hagiye umusirikare muri serivisi nyinshi akenshi hashobora kuba nawe bitekerezwa ko hashobora kujya abasirikare bitekerezwa n'igisirikare icyo ari cyo yego ufata igisirikare cy'u Burundi ukakizaza ikibuga cy'indege kivanze n'imbonera kigiye gute ahubwo baragitanze abafite ikibuga cy'indege cya Njiri muri Kinshasa umuriro niwo waburanye perezida w'abakirwa azerera mu kirere nka rombi ntabwo rega igisirikare tuvuga igisirikare ngo umusirikare yashyizwe mu mwanya ni musirikare iki reputation y'ibiteye gute ntabwo tugomba kureba umusirikare nka as person as an individual tugomba kureba umusirikare nk'igisirikare igisirikare cy'u Burundi nticyabo ngo zibamo abagabo ntihaboramo n'umwe nk'uwo babishinzwe afite n'impamvu bamuhaye uwo mwanya ariko twe kureba ku gisirikare n'izindi skills afite kuko nawe ashobora kujya erega reka nkwereke ni kimwe n'uko uwo wasimbujwe ashobora kuba icyamunanizaga kigatuma havogerwa ariko kizakomeza kunaniza n'uwo nguwo witwa umusirikare ibigo bingahe se bishobora kujyamo abasirikare bakavamo nta performance yajyamo umusivile kikagira performance abasirikare se barusha ubwenge abasivile nicyo bisobanuye n'abasivile bazi ubwenge niyo mpamvu ntabona ko success zava muri politike ya CNDD FDD muri management y'icyo kibuga ntabwo izava ku muntu umwe ngo muyikoreze urusyo ngo niwe uzajya kumanajinga ikibuga byananiranye niba ari imitambo yacyo cyangwa se tekinike yagipfuye n'ubundi zapfa ntizakurwaho n'umusirikare si uzarara uburinzi ntabwo umusirikare ari uzajya kwirirwa ananara amamashini yose ngo agira gute ariko habura coordination akaza nka good coordinator hari kizahinduka ariko n'ikindi ni byiza kwirinda kuja kwivuza ubundi niki cyatuma ikibuga cy'indege kiba vulnerable cy'i Burundi iyo vulnerability turuka kuki ishobora kuturuka kuri politike y'igihugu ipfuye mwebwe mufasha amadrone mu gihe guhagurutsa amadrone yo kujya kwica abanyamurenge icyo kibuga bikubiye kangahe ko cyo batakigabaho ibitero by'ikoranabuhanga kuki mujya kwica abaturanyi icyo kibuga cyanyu kikaba source yo kwica abaturanyi ibyo ariko ubundi twaje kwisanga muri siteye gutyo mu buhe buryo niba n'abaturage bawe iyo infrastructure atari yo kuhemukira kuko ibibuga by'indege byo nakubwiraga na infrastructure iri internationale buriya ikibuga kibaha kikagirira akamaro hirya no hakuno nkuko icyambu kibaho kuko nabyo biriya babyita ibyambu byo mu kirere ntabwo wambwira ngo Tanzania ngo niyo ifitiwe akamaro n'icyambu cyatanga cyangwa n'icyambu cya Dar es Salaam yonyine oya amakamyo atinyura azajya na Goma aze mu Rwanda aze Uganda aje hose byumvikane ko kizaba gitanga service ku bantu benshi njyewe hano mu Rwanda nkoresha ibicuruzwa biva muri cyambu cya Dar es Salaam nanjye ndakigira icyanjye kuko service mbona business nkora n'ubucuruzi container ivuye mu Bushinwa izanyura Dar es Salaam nubwo nzabyishyura nkuko n'umutanzania yabyishyura kandi nawe ntabwo kuko ari iwabo abibonera ubuntu ubwo twese twamaze kuba the same kavuga ngo rero ahantu tuzabona urwego n'urutsikira ngiye nabwira abantu ngo ntitugatuga agatoki urwo rwego tujye tuga systeme y'igihugu ifite gestion y'igihugu na management niba yafeirinze nta musirikare utsindwa hatsindwa politiki muyoboye nta airport itsindwa muri tekinike hatsindwa politiki iyoboye abasendede FDD bazavugurure politiki bajye kuri standard zikwiye bareke kujya batakana umuntu ngo twakwirukanye umusivile ngo tuzana ngo umusirikare ngo twirukanye umusirikare tuzanye umusivile kandi bave mu matiku yo mu karere babe birirwa bica abantu muri Kongo nimbonera kure n'iki byose bakabona ko ibyo se bazareka guhura nabyo basahura nabyo nkuko babikorera nabo bazabikorerwa yego buriya twatinze kumenya yuko akebo kagiye mugarura igihe aka karere kazuva ko ikibuga cy'indege cy'Ibujumbura atari menace ntabwo kizaba kiri menace nyine yego kera bajya guhona ntubaka ibipangu bagashyira amacupa hejuru uretse ko leta yibujije ngira ngo hari ibwiriza ryabwiye abantu kudakora ibipangu nk'ibyo ngibyo ng'iryana ngo shiyemesha ngo buri kimwe cyose ubu ngubu baraho wabyandika bakaza kukubaza bamutwara sibo mutwereke iyo mbw'iryana hano tuyifatira imyanzuro ariko nanone burya ndetse habaho n'ibwiriza ryo kubaka ibipangu bigaragaza mu gipangu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo rero ngabivuga ko niba ushaka gukora airport n'izindi infrastructure ngo zitekane habandi umutekano ariko niba muri source de menace like M23 FC ivuga mentioning Burundi airport yego cungene sana byanze bikunze ntabwo nashinja abacyanga bari ngo nibo bakivogera ariko niba ari source muziteka ikibazo cyihungabana umutekano mu karere k'ibiyaga bigari yego ariko dutera ushuma tuzabaho ari kuba akeo bagera amana nabo bazakagererwa bizakunda ntabwo nzi neza niba
inzira yo gutera abandi akaga ariyo yatuma ugatunganirwa. yego Ibwo ni ukuba umupredateur urenze urugero. Intare ikakwicira ikica icyana cy'impongo kugira ngo igaburire ibyana byayo yabanje kwica ibyana by'indi mpongo. Ni ugukabya. Senede n'ihindure politike mu karere k'ibiyaga bigari imenye kubana n'abantu ikuramo ibigufuri ku magare uko by'amagare ku mipaka urumva yego cyangwa izubaka inkuta n'amahitamo yayo ibindi bizagenda neza. Ubundi kucyo uhora wikanga umwanzi w'ikibuga wikanga ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ahubwo wakwikanze inshuti ukajya kuzireshya zikaba nyinshi kandi cyo ikibuga cyashyiriweho ni ikibuga cyo gukoresha mu kungura abantu si cyo kubica. Ni ukuri kose amaraso y'abanyamurenge n'abakongomani bavuga ikinyarwanda azabazwe CNDD-FDD muri aka karere k'ibiyaga bigari kandi mbikubwire nkunda kubisubiramo totari bazabyishyura. Singomba kubaho ngome menase y'abandi afazari buryo nibyo nakubwiye waba netre ntugire umenasa ntugire n'ubugirira akamaro ukavuga uti biroze bishambuke ikizavamo simbizi ni urubanza rwabo sindugiyemo. Ariko niba ngutumiye mu bukwe ntubutashye hakugiye no kubusebya utabugezemo no kubusebya ati nta biryo byari bihari cyangwa cyo ntacyo wabutwereye ntacyo wagize gute ntacyo. Ibintu byose bigira igihe cyabyo. Ntabwo Senede yakomeye kurusha Muvoma zabyo Muvoma ya Kongo na Muvoma mu Rwanda. Ntabwo Senede aho igeze uyu munsi nta nubwo yafungura udushumi tw'inkweto twaya amayemerede n'igihe yamaze iracyari hasi cyane. So niba barahirimye bagahirima kubera amanyanga nabariya nta kizabuza guhirima uko byagenda kose. Kandi ntabwo ngitanga uburyo nubwo atari ubigena sinkibona ko n'umuntu avuga ngo baracyafite rumwe gukosora. Hari abantu muri iki gihe gukosora ibintu byabananiye kandi bishoboka kawaida gukosora ibintu bitagenda nicyo kintu kizima cyagombye kuba intambwe ya mbere. Hakoze imyaka 2004 for instance 2014 imyaka 10 ntacyo mukosoye 2014 na 2015 21 years irahise muracyafite standard zenda gusa. Sandre reka nkwe story yego cyangwa ubushize narabikubwiye ndabyibutse. Nuko umuntu yagiye i Burundi nkeka ko umuntu nemera ko atatagira amarangamutima mu kwegera hafi urumva ariko arambwira ata konsizi hari inyuma karahinda. Sandri ntubona ko tujya mu byaro aho tugenda n'iki byose ukavuga uti there is a difference. Ahantu ngeze rwose rero wenda n'iri cyaro cyaherera abandi baba we ubuzima uyu muhanda imiturire imibereho n'iki we uvuye Kigali ukabona nka skandale sibyo ngugera i Burundi ukamena nk'umuntu uvuye roundabout ahakorera nka business hara muri Rompuwe wenda ni nk'urugero ntanze abantu bahongeye kuvuga ntibamvuge nabi. Hari abantu bitaga coko ruko niba ari muko na coko na ahantu nyine hegera za Nyungu iyo ngiyo za ahahoze ari commune bitaga nyine tutubaze kwibagirwa amakomine yo mu Gikongoro Shiri sibyo kavuga uti yego kuko ni mu Rwanda ariko yaba panorama yaba relief reba ubona hari imitandukanirizo ngugire urundi kavuga uti se kuko hano hari system imaze imyaka 20 ihayobora ugasanga imihanda irapfuye hoteli ndizikora nabikubwiye ubushize ibivuga by'indege byecyarimo potopoto urumva imikorere y'abantu abo umutekano imyenda icikaguritse ngiteye kubona umuntu w'umutekano ngoma ibintu biteye mu kiraka mu Burundi ntabwo bigize inkuru urumva wabonye abaturage bakikije Mbayahaga bagiye kumwakira reka dufite amasare batwugiye nk'umunyamakuru nifite n'ijisho ry'umunyamakuru ijya ku matora yo ku mitumba bamubyiniraga. Sandro uzi kuri umuntu gutya nkuko nanjye wandeba cyangwa kureba ukabona umuntu ari vulnerable urumva ukabona umuntu ukahita icyo umuntu akeneye sibyo. Ariko nubwo bafite leta ibishinzwe ntabwo kivuga ngo bazavugurure bazabireke kuko amasystem amwe namwe yativuguruye abarimo yikenya ibyo ntacyo giba binambwiye. Nta mpuwe zindi bafite igenda umusesenguzi ariko system ya Kongo system y'u Burundi urumva hano mu karere zirarwaye kandi zigomba kuvurwa zigakira. Ntabwo nyirango zifite indwara ari chronique. Abarundi n'abahanga abarundi dans l'ensemble utavuze ngo kanaka abarundi bazi gukora none n'ikimenyero Abarundi n'abasirimu bari Abarundi n'abasirimu ntazagira ukubeshya ntunaturana n'umurundi uzasanga ari umusirimu cyane. Mwana BJ ntacyo waza umubwira buri Abarundi cyaba ibikorwa remezo bikomeye akabantu ho kubyinira no guceza ahantu bakadoda ubutayire bikimeze bigatera imbere Tanganyika bakagira ibintu bishyiraho ahubwo se ndibaza gukinisha ubundi muri aka karere ku cyaba igihugu cy'itangaza
bitinyuka. reba bafite Tanganyika igera kuri Zambia urumva iyo zasumwanga nkubwira abo burozi ushobora kuva Tanganyika ukazagera iyo ngiyo he Burundi ukazagera ukagerayo none se ni mu ntara yambe yangira ngo abarundi babuze ikize ko bafite byose nk'ubu bavuga ngo u Rwanda rusiga Burundi mu iterambere kubera iki ibihugu birenda kungana abaturage barenda kungana resource potentiel dufite n'abarazifite ariko leadership ni ikintu gikomeye buriya leadership ni ikintu gikomeye nakubwiye kare ngo nubona hano eshek y'umustaff hejuru ya round nk'icumi bafite sheke ahubwo iyo ngiyo no kuyibonye kubera ko ari ubanje kugira gute buriya iyo ureba icyapa imbere ubanza kubona icyapa kiri kuri metero 100 cyo kiri ubona icyapa gishinze wacyegera ukabona za nyuguti zihera hejuru urumva yego uvuti republic whatever n'ikindi mushinga wacyegera ukabona nimero zindi z'icyapa uko ugenda ugera no kuri signature hasi no kuri twatuguti twari sasi twa email ugenda utwegera sasa ibundi ikibuga cyayicuritse tubona imibereho mibi na buri kimwe cyose kubera umuturage niwe twegereye ko akennye mbega muri make kandi afite icyo afite buri kimwe cyose ariko iyo wegereye neza ubonamo leadership y'u Burundi ifite ikibazo leadership y'u Burundi zikosore serious bizikosora niba tikosora isi zabakosora ndetse mu rugeze umuntu ukosora no kwisi turivuga kugira ngo kubatega mufita isi zabakosora buriya ntago twemera bamwe imana kimwe sinabwo turi no muri gospel ariko reka mbereka hari umukosozi ukosora isi reka nkubwire Sandri ntabwo uwo mukosozi w'isi uko isi yubatse uyu munsi yakwishimira ko abantu babaho bumva just essence n'ikiri essence kuri pompe kuye kuba ikibazo ku bantu none isi yabuze essence isi ifite essence kandi ihagije kuki yaba ikibazo imyaka ingahe kuri wowe ubuzima uburenganzira bw'umuntu buri kimwe cyose ugasanga umuntu acupirwe n'abantu b'inkebebe bashaka kwizamura bonyine ngo ni Burundi bugahora ku murongo nyuma y'ibihugu bikeneye ku isi mukaba mbega mutegereje uko isi zicurika noneho abari nyuma bakajya imbere Burundi bugahita banka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bigahita ibihugu bikeneye cyane ku isi ibyo se no gupapira ngo bizagende ryari ngo bizatungana ryari iyo ushaka gukira no gutembera urakora amanywa nijoro ukagira n'umwanya wo kuruhuka cyo kora urumva yego ariko burya amaboko ukoresha ubwenge nibyo bizamura isi ubu ngubu gutagira ubukungu bukomeye na artificial intelligence ubwo nyine yagukiza Donald Trump amaze iminsi mu ruzinduko mu Bwongereza batweretse ukuntu Microsoft igiye gushora biliyoni 330 z'amadolari muri artificial intelligence mu ruganda rw'ubwenge bukorana mu gihugu cy'Ubwongereza ngibyo bizabisiga bizamuye economy y'Ubwongereza 10% urumva so ni Burundi uhashinga artificial intelligence hakaba ikicaro cy'ibikorano cy'ubwenge bwo bukorano ubu ngubu ibihugu tubona bikize ntago ariko bifite amataka kweza no kugira gute ibintu ngibyo Qatar hinga muri Australia urumva niyo yaguze amakipe y'u Burayi ariko uzabareba abarundi u Rwanda rushoye muri Visit Rwanda no muri bare ngo ntabwo tuzakina iyo basket kuko irongo ibirango by'u Rwanda hinjije gusa nuko abantu babaho wabishoyemo saho ubwo Chisekedi zikatangiye gushora mu ntuze mu makipe y'u Burayi Chisekedi asoma ikarita wenda wabyita intambara no guhangana muri politike n'ubucuruzi mpuzamahanga cyangwa se branding y'ibihugu je ntabwo better late than never je ntabwo ndanga umuntu yakereye gukora ikintu ndeba gusa ko icyo kintu atagiciye ngo sinagikora ubu Burundi bwo bwagiye bugatekinika bugafata nka ntuze nka Chelsea sibyo bukamamara bakamamaza Tanganyika bagiye bagahita bafata na Elmerek cyangwa se n'ikindi kiba bakayicakira bashaka baganafata na Rayon urumva kijya kuri shera ku ntuze bagatera imbere Sandri umuntu uzabyuka kubwira amatiku uzamwima amatwi uzakubwira diri mwakora muzajyane nta kintu witayeho nta kindi witayeho rwose diri yunguka kandi yunguka none se Masha ukabona ari ikihe kintu cyatumye ko aricyo benshi batinzeho umugabo witwa Ndayishimiye inyandiko y'icyemezo cye idasobanura impamvu Nkurabagaya yasimbuwe ariko ikagaragaza ko cyashingiyeho ku busabe bwa minisitiri ufite mu nshingano ubwikorezi n'ibikorwa remezo Jean Claude Nzobaneza perezida w'igihugu cyose n'umuntu ukomeye ntago yenda gutanga ibisobanuro perezida yemera no kugaba igitero ku kindi gihugu akazabwira inteko nyuma ntago abanza kubwira inteko ngo nzagaba igitero ejo aba perezida n'abantu bakomeye bareka nkubwire tujye dukora amakosa niba nararikoze meya kurupa ajya meya kurupa bikora hano meya kurupa umuntu w'umuperezida akimara kwitwa perezida Ndayishimiye cyangwa se abandi bahanga kundusha bavuga icyo bita fast family iyo tugiye no mu buzima busanzwe
dusubire kuri perezida. Mm. aba ni abantu b'abanyacyubahiro bakomeye, Cyane. isi yose irabyemera. Mm. ntabasaba uruhushya. niba agaba igitero atakubajije wowe urinde ngo uyobora reji y'ibibuga by'indege ngo ajye kukugira gute. Mm. wenda ibyo bivugwa ni referansi y'icyo amategeko agena, Yego. bisabwe bishyirwa mu bikorwa na Mm. urumva. Yego. ariko presidential executive order uretse no kumuhindura ku kibuga cy'indege yanamuhitana bigakunda. Yego. ntansuye yanamukura ku isi ntawe ubigiriye impaka. Mm. ubwo rero kandi niba adafite performance ibyo byavugwaga bikaba ari nka wa wundi utwika inzoga ntaheshe umwotsi. Mm. Simbizi gusa icyo navuga buriya tugira ikibazo Sandrine, nanone ngaruke ku rundi ruhande tukajajinga nk'abantu nk'aba bava ku mirimo, sibyo Yego. tumeze nk'ababogamira kuba bakwiye ku mirimo. Mm. burya kandi dukwiye kubitangazamakuru itabogama. Yego. nibyo navuze mu kanya n'uriya wakuweho Mm. nujya gutera imetero urasanga ari intsinzwi y'uwo ndayishimiye mu kujera ibibuga, ariko niyo buke miseri irimo kujyaho. urumva performance manque de performance iyo wakuweho n'uwamukuyeho n'inzira byanyuzemo ikaba y'abantu badashaka ko isi babona imboga mu menyo. Yego. ahubwo turebe bagiye gukosora iki. Mm. naho kugira ngo umuntu yakuyeho harya da bari bazi ko ari umuntu ukura mu kazi akaba agiye kubaho neza kurusha uko yari ariho. aba ba engineer benshi n'iki byose reka isi bibakeneye. hari igihe usanga gutya birirwa aho bazajya kwigisha mu makaminuza bavuga ngo mwatwemera mukagira mute, byose yari yagiye abikansoringa gutya kubera uwo mwanya yari afite. ntabwo umuntu akorera igihugu kubura icyo akora, ahubwo igihugu kimuba cyamuvetiza akagikorera kubera ko cyamubonyemo umumaro. so gishatse kumukangisha kumukuraho aramutse nta manque de performance burya umuntu arigira. Yego. kandi igihugu cyanamwibuka mu bindi akava mu kibuga bakamushyira nko mu bigori cyangwa mu buhinzi bw'urusenda. Yego. na bya birayi bya Ndayishimiye byose akabitwara icyarimwe. Turebe niba kuba uyu musirikare yasimbuye uno musivile hari icyo bizatanga. gusa Marshal icyo maze kwemera cyo nuko nta nduri ivugira ubusa. ibintu babivugaga Marshal ati ntabwo ngiye mbyemera ko utu dutero ati dushobora kuba twabaho ku kibuga cy'indege. ariko n'ubundi urwego nabivugagaho ko utwo gutero tutabaye n'ubu ntabwo twari twaba. Yego. dushobora no kutabaho kandi tubaho twabimenya. Mm. ntabwo ndavuga intensité y'ibitero. Yego. ntabwo nabona ko uko abantu bayivugaga babikabya aricyo kintu wenda twavuga ngo cyari gihari. icyo nashimangiraga nuko habaye ikibazo ku kibuga cy'indege bagishutinga down bakora nyine ntuzi iyo lockdown yacyo. none bagahita babwira abantu icyabaye. ntabwo washyira indege z'abandi mu kaga kandi ikibuga ari cy'indege z'abandi zigikodesha n'iki byose. none se ariko abagenzi rese nabonye ko bakodesheje amahoteli n'ibiki. icyo mvuga ibyo ni bisanzwe no muri Paris France bibaho. Ni Burayi birahaba ariko icyo navugaga iyo bibaye ku Charles de Gaulle International Airport Paris bahita babibwira abantu. kandi ubundi ntabwo abantu badakorera mu buryo batabwira abantu ikibazo cyabaye kandi cyabagizeho ingaruka. bigaragara se ko kuva mu ijoro ryo kwa 14 cy'iyo 15 urumva ingendo nta ngendo zagikorerwagaho. urumva ibyo ari ibintu byoroshye byo. ntabwo ikibuga cy'indege cyahagarara amasaha arenze ota runaka ngo bikomeze kuba umwihariko w'igihugu. narabikubwiye n'ubushize icyo gihe kirabitangaza ntabwo bikibigaragaza mu itangazo ryo guhindura umuyobozi kugira ngo indege zitakibeshyaho. ibyo byose tubyumvikaneho. rotari y'indege yabaho urumva. ikibazo kuri tekinike ya airport cyabaho ariko kitabuza indege kugwa, sibyo. ariko ikibuga cy'indege cyagize bagishyize hasi ntabwo byabibanga kubera ko isi iragikeneye n'amahanga aragikeneye n'abagikoresha na buri kimwe cyose. amakuru barayatanga. reka gutanga amakuru ntacyo bitwaye. ese uburundi butanze amakuru bwabiki? ahubwo icyo nicyo twakibaza impamvu bitavuzwe kandi koko bigakubitana n'ino minsi turi kuri 10 na zingahe nabwo bigakubitana n'uko umuntu ahinduwe. gusa ikindi hari icyabaye gusa ikindi no source mfite nayo ntabwo yatangaza ibintu gutyo gusa ye nayo hari icyabaye mu bwikorezi bw'indege bw'ingendo z'indege tuvuge ariko kitari kuri intensity abantu bakivugaho kuko ikibuga cy'indege kigengwa n'umuryango mpuzamahanga ugenga iby'indege niba ari ayata simbizi. kandi ayata ntabwo yamenya ko ikibuga cy'indege cyagize ibibazo urumva ngo muye kubitangaza nk'igihugu ngo mubihishe ngo bikunde. ibihano babafatira ntabwo muzi ukuntu byabingana. ntabwo waza kubwira umuzungu rero reka nkubwire Sandrine. iyo bafunze rompuwe yo mu Kanogo ambuteyage uyisanga he? ntuhita uyibona Kacyiru ukayibona he hose kuko rompuwe imwe bayifunze. iyo umuhanda wa Sonatibe wahagaze ntubona za Gikondo imodoka zimwe zikata zisubira inyuma izindi zikora muri shariyeri. none ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyagira pane uzi indege kuri gona muri iki kirere cyacu kuko ikibuga cy'indege cy'Kigali cyo cyacyunganira cyangwa Kigoma ntabwo kigikora nako. none reba Kavumu ntabwo ikora sibyo. Goma ntabwo ikora. i Burundi habaye ikibazo sibyo. none ntabwo tubiboneye i Kigali
ubwo se urabibonera Mwanza ko hari ikindi kibuga cy'indege cya hafi ko ikindi cya hafi kiri Mwanza na Lubumbashi wenda na Lusaka. Tanzania West uretse Mwanza handi ikibuga cy'indege gikomeye na Dodoma. Oya ntabwo byarabaye ariko ntabwo habaye ikintu gikomeye kiri ku rwego rwa affectinga ingendo ku rwego mpuzamahanga. Abarundi ntabwo babihisha kuko nta cyaha bigize rega. Ikibazo cya tekinike ntigiteye n'isoni na Heathrow yarakigize yo mu Bwongereza ni airport ndi cyane ku isi ngira ingendo zikomeye cyane ku isi. Ibintu abongereza batagira isoni cyo kora Abarundi bagize isoni mubwiriza ukuri najyo migaruke kuko tujye n'amakuru nanone twahakane completely. Noneho baba bagaragaje ko noneho ari inkebe burundu ubuzima bwabo bananiye burundu kugeza no bavuga bati ikibuga kineye cyagize ikibazo. Ese uko zizi icyarimwe ra Ethiopia ikabanuka Rwanda ikabanuka Kenya wezi ikabanuka urumva mutabamenyesheje intuzi. Ni nayo mpamvu burya ibihugu ahantu bigurutse indege bihagira office sibyo. Uburundi butabivuze Kenya wezi yeyo nka Kenya yabibwira abantu babyo amakuru y'Uburundi tukamenyera he tukabibanyibwirwa na Kenya atavuzwe n'Uburundi bati Kenya wezi yasubiza inzira z'I Burundi urumva turaza gufikisa icyo kibazo mu gihe kiri butahe. Uburundi bushobora guceceka ariko Ethiopia ntagize aceceka ku ndege zayo cyangwa u Rwanda rukugurutsa indege cyane n'ibindi bihugu. Niyo mpamvu navuga ko nta byarenze byabaye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.